Ndabasuje cyane kandi mbahaye ikaze kuri YouTube channel yanyu Eric Zen. Mboneraho kubashimira cyane by'umwihariko ku rukundo mukomeza kutwereka mukurikira channel yacu, mukora subscribe, musangiza inshuti n'abavandimwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero umunsi ushize mu kiganiro gishize twabagejejeho topic ivuga ngo Yesu ni Imana koko cyangwa se Yesu se ni Imana. Abantu bibaza niba Yesu ari Imana cyangwa se batandukanye. Uyu munsi wongeye kukubwira ngo ni ikihe cyaha Imana itababarira. Abantu bajya bagira urujijo cyangwa se kwibaza bati ni ikihe cyaha Imana itakubabarira, ko tuzi ko Imana igira imbabazi, ko tuzi ko Imana ari umubyeyi, Imana ari urukundo, Imana igira imbabazi nyinshi n'ubuntu. Ese ni ikihe cyaha Imana idashobora kukubabarira? Ese kirahari? Nta gihari? Rero niba ufunguye ari ubwa mbere kuri YouTube channel, ndagira ngo usabe ngo ukore subscribe kugira ngo ujye urushaho gukurikira amakuru yacu tukugezaho n'ijambo ry'Imana, kwiga Bibiliya, ibiganiro byiza by'iyobokamana bihindura imitima kandi bigufasha gukura mu buryo bwo mu mwuka. Rero iki ni ikibazo gikomeye cyane kandi kireba imyemerere, kandi igisubizo cyabyo bitandukana bitewe n'ukwemera kw'abantu cyangwa se amadini. Ubundi mu myemerere ya Gikristo ijambo ry'Imana rivuga ko Imana ibabarira ibyaha byose iyo umuntu abyicujije koko abikuye ku mutima. Ariko hari aho Yesu yavuze ibyaha bikomeye cyane, avuga ibyaha Imana itakubabarira. Twavuga icyaha kitababarirwa: gusebya umwuka wera, gusebya umwuka wera cyangwa se gutuka umwuka wera. Ko Yesu yavuze ko ushobora gutuka umwana w'umuntu cyangwa se ugatuka Imana ukababarirwa, ariko gusebya umwuka wera bigoye. Mu butumwa bwiza bwa Matayo niho tubisanga, ibice 12:31. Twasome twumva uko wavuga. Aravuga ngo nicyo gitumye mbabwira yuko abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi, ariko gutuka umwuka ni icyaha kitazababarirwa. Kandi umuntu wese usebya umwana w'umuntu azababarirwa, ariko usebya umwuka wera ntazababarirwa, naho haba mu gihe cya none cyangwa no mu gihe kizaza. Umva ko Yesu yatanze isezerano muri iki gitabo cyangwa se muri ubu butumwa bwa Matayo, avuga ko gusebya umwuka ari icyaha kitazababarirwa. Ubundi gusebya umwuka wera ntabwo ari ukujyaho ngo utuke cyangwa se utuke Imana usebye. Ni ukuvuga ngo igihe cyose wanga kuyoborwa n'umwuka wera ariko ukabyanga nkana, mbega ukigira icyigenge, ntiwumve icyo Imana igushakaho, cyangwa se ntushake kumenya ukuri kwayo, ukumva ko ahubwo ibintu byose ari Satani ubiyobora, ibikorwa by'umwuka wera ugahitamo kubyita ibya Satani. Icyo gihe ibi byaha ntabwo bibabarirwa, nyine ni ugutuka umwuka wera. Kuko gutuka umwuka wera ntabwo ari icyaha cyiza gutyo, ntabwo ari icyaha ushobora gukora uhubutse cyangwa se cyazira mu bwibone. Ni icyaha uba wafashe igihe wowe ukavuga uti sinshaka kuyoborwa n'umwuka wera, cyangwa se ukinangira kumva icyo umwuka wera avuga cyangwa se akuyobora, mbega ugahakana kwizera. Ubundi mu yandi madini cyangwa se indi myumvire, icyaha gikomeye kandi gishobora kutababarira hari ugupfa uticujije. Gupfa uticujije nyine ni icyaha gihupfa utabiteganyaga, cyane nk'impanuka, noneho ugapfa utihannye. Icyo gihe nyine upfanye ibyaha, biragoye ko Imana yakubabarira kuko wapfanye ibyaha. Kuko hari abavuga ko iyo umuntu apfuye atihannye cyangwa se aticujije ibyaha bye atazababarirwa, kuko twabishingiraho. Kuko niba upfuye utihannye ibyaha bigoye ko uzababarirwa. Ariko guhakana no kurwanya mu bushake n'ubushobozi bw'Imana, guhakana umwuka wera, byo bishobora kuba icyaha gikomeye cyane ku buryo utababarirwa. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, cyangwa se muri Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9, reka twumve uko havuga. Aravuga ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Bivuze ko iyo wiyejeje ukemera icyaha cyawe, Imana irakubara nta kabuza, ariko ubikuye ku mutima. Reka kandi nanone dusome mu Byakozwe n'Intumwa ibice 3 umurongo wa 19. Aravuga ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukiza ituruka ku Mwami Imana.
bivuze ngo Imana yifuza kutugirira neza, yifuza kudukingurira imiryango ku buzima bwacu, ndetse kandi nta nubwo itwifuriza kuba twarimbuka, kuko ivuga ngo mwihane tubone guhemburwa, ibyaha byacu bihanagurwe mu maso y'Imana. Ikintu Imana ikunda ni igihe wemeye kwihana ukabanza ukemera ibyaha byawe, hanyuma ukabyicuza ugasaba Imana imbabazi. Nta kabuza Imana irakubabarira iyo ubikuye ku mutima. Gusaba uriya imbabazi ntabwo ari ibikorwa gusa, ahubwo ni n'umubano n'Imana, uburyo ubana n'Imana, uburyo mbega Imana uyisanzuraho ukayigira umubyeyi, irakubabarira. Hari naho Bibiliya yo igaragaza ko agakiza atari ibikorwa gusa umuntu akora, nko kuvuga ibyaha byose cyangwa se ukwizera Yesu Kristo, ahubwo cyane cyane Bibiliya ivuga ko kwizera Yesu ubwabyo nabyo bibabarira ibyaha cyangwa se bikuraho ibyaha. Reka dusome mu gitabo cy'Abaroma ibice 10 duhere ku murongo wa 9 twumva uko havuga. Aravuga ngo nitwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Icyo cyonyine, kwizera icyo kintu cyakubabarira ibyaha. Igihe wemera ko Yesu yagupfiriye wowe, ukemera ko Imana yakugiriye imbabazi mu gutanga umwana wayo kubw'urukundo, icyo gihe uzakizwa, kuko umutima ari wo umuntu yizera akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa ariko yatuza agakizwa. Buriya reka twe kubigira burage cyane, ariko mu Banyarwanda tujya tuvuga ngo kari ku mutima gasesekara ku munwa. Rero buriya iyo kwihana guhera ku mutima. Igihe wemeye guca bugufi ugacira Imana bugufi, nayo itangira kukwereka ubuntu bwayo. Rero ujya kwihana uvugisha umunwa wabanje guca bugufi mu mutima. Kandi twongere dusome mu Befeso, cyangwa se urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 2 duhere ku murongo wa 8. Aravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Bivuze ngo tutwarizeye ubuntu buradukiza, cyangwa se n'ubuntu Imana yatugiriye kubwo kwizera Kristo. Itugirira imbabazi, iratubabarira, kuko Imana ikubabarira ibyaha binyuze mu maraso ya Yesu. Kuko Yesu yari yitanze ku musaraba kubw'ibyaha byacu, twe twari gupfa mu cyimbo cyo kumereka kw'amaraso ya Yesu y'igiciro cyinshi, ariko ngo twakijijwe kubw'ubuntu. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iby'Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amina. Ntabwo twakijijwe kubw'imirimo yacu kugira hatagira uwirarira. Niyo mpamvu Imana ikunda kuvuga ngo ikoresha aboroheje cyangwa se abemeye guca bugufi. Kenshi uzabibona, uzasanga umuntu wemera guca bugufi wese Imana imukunda. Urugero twatanga n'urw'umwami Dawidi. Dawidi yari umuntu uca bugufi cyane imbere y'Imana, Imana ikamukunda. Nubwo yari umwami, ariko yacaga bugufi cyane. Rero ngo Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, aba ariyo tugenderamo. Ibintu byose tubisanga muri Yesu: amahoro, kwizera, kugirirwa neza n'Imana, kubabarirwa ibyaha, tubisanga muri Kristo Yesu. Ikindi twavuga ubundi ni uruhare rw'umutima, umutima wacu mu kwihana. Imana ireba umutima. Umuntu ashobora gufata avuze buri cyaha mu izina, ariko yari afite umutima wicishije bugufi, ushenjaguwe, wihana kandi wizera Imana, Imana ikamubabarira. Reka turebe muri Zaburi ibice 51 ku murongo wa 17. Aravuga ngo mwami, bumbura iminwa yanjye, nibwo akanwa kanjye kazerekana ishimwe ryawe. Nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye, ntunezererwe ibitambo byokeje. Ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse ushenjaguwe. Mana, ntuzawusuzugura. Imana cyane cyane ubundi ishima umutima ndetse no kumvira no guca bugufi. Murabyibuka neza amagambo Samweli yabwiye Sawuli ngo kumvira kuruta ibitambo
bivuze ko kumvira Imana ukamenya icyo Imana ishaka ndetse no guca bugufi ibyishimira kurenza uko wowe washaka ikintu uri bushyire mu maso y'Imana, kuko Imana ntago ari umuntu cyangwa se ntago Imana yo ireba nk'abantu. Ibishobora kugushimisha ntago ari byo byashimisha Imana. Imana yo ishaka umutima wawe kurenza ibindi byose. Niyo mpamvu Imana rero itishimira ibitambo byokeje, ahubwo yishimira umutima uciye bugufi. Nta kintu waha Imana ngo ubabarirwe ibyaha kereka kuyereka amaraso ya Yesu no guca bugufi, ukemera Imana ikinjira muri we, gatura muri wowe, akaba ari wowe, ikaba ariyo ikugengaho kwigenga wowe ubwawe. Mwibuke neza hano turacyari kuvuga umutima cyangwa se uruhare rw'umutima mu kubabarirwa ibyaha. Muribuka neza Hana cyangwa se mama Samweli mu gitabo cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere kuva ku murongo wa 9. Ntabwo tugiye kuhasoma, ariko murabyibuka neza ko Sara yagiye mu rusengero gusenga asaba Imana kumuha umwana, ageraho ubwo atagisenga bumbura umunwa, ahubwo akoresha amarenga y'umutima cyangwa se aganira n'Imana mu mutima, wakanyeganyeza iminwa ariko atavuga. Umutambyi Era amubonye aravuga ati se wasinze? Wagira ngo yasinze? Ahubwo aramubwira ati sinasinze, ndi gusuka umubabaro wanjye imbere y'Imana, ndashaka umwana. Yari ababaye ahangayikishijwe na mukeba we yirwaga amucunaguza. Nawe hari byinshi biguhangayikishije, ariko iga gusaba Imana, wige guca bugufi kugira ngo Imana ikugirire neza. Nk'uko twabisomye haruguru, Imana ikunda umutima uciye bugufi, ikaduha imirimo myiza muri Yesu Kristo, ndetse tukanayigenderamo. Ibyiduha byose tukabigenderamo, tukagendera mu kwemera kwayo no gushaka kwayo. Igihe uri mu mugambi w'Imana cyangwa se ukora ibiri mu mugambi w'Imana, biroroha kandi birihuta, kuko Imana iragufasha, ntuvunika. Imana yikorera imitwaro yawe, kandi ntabwo Imana izakwikorera imitwaro ugifite imitwaro y'ibyaha. Yesu arahari ngo ayiguture, uce bugufi, wemera amaraso ye, agukureho ibyo byaha, agukureho umuruho, agukureho imivumo, agukureho karande, agukureho imikoshi, ibintu byose bitari iby'Imana cyangwa se bidahimbaza Imana, bitemera umwuka wera. Amaraso ya Yesu abivanaho, umwuka wera wahora atunihira, adusabira, amasengesho yacu akayacenshura, akayageza ku Mana atunganye. Rero mumfashe duce bugufi, twemerere amaraso ya Yesu atweza, aduhumanure, adukureho gukiranirwa kose, kugira ngo Imana irusheho kutwemera ndetse irusheho no kutugirira icyizere. Tugenda dufite ingingo nyinshi z'abanesheje, z'intwari zanesheje, zaracumuraga ariko zigaca bugufi zikemera icyaha. Buri cyaha cya mbere kibi ni ukutemera icyaha. Sinzi niba muri kumva icyo kintu. Kutemera icyaha ariho hava gutuka umwuka wera. Igihe wowe wumva ko nta cyaha wakoze kandi wagikoze, umwuka wera agushinja n'umutima wawe wagushinja, kandi wowe ukihagararaho. Ibyo bihe ntabwo Imana ibikunda, kandi icyo kintu ni nacyo kiduteranya n'Imana, gituma Imana itatwemera. Kuko Imana y'ubwayo yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo adupfire ku musaraba, atubabarire ibyaha. Rero iyo udaha agaciro amaraso ya Yesu yamenetse, icyo gihe Imana nayo uba uri kujya kure yayo. Ariko mu mwenda watabutsemo kabiri, kugira ngo ahera buri wese agereyo, abashe kugerayo. Kera byaranagoranaga kuba wakwakira agakiza cyangwa se wababarirwa n'Imana uri umukene, kuko wasangaga utamba ibintu byinshi, utamba ibimasa, ugatamba inuma. Ariko kuri ubu ni amaraso ya Yesu. Twemerere amaraso ya Yesu atuyobore, amaraso ya Yesu adukureho ibyaha n'ibicumuro byose, byo turushaho kugirwa neza n'Imana. Ni Eric Ndayishimiye kuri channel yanyu Eriksen. Ndabakunda cyane mwe mugeranye nanjye kuri iki kiganiro, mugisozanyije nanjye. Imana ibaha umugisha, kandi wandike ijambo amen. Niba ari ibindi ushaka ko twaganiraho, ubinyandikire muri comment. Kora like, ukore share, usangize ubutumwa bwiza inshuti zawe. Shalom shalom.